muza kutwemerera umuntu ufite imodoka Elias 893 pa adufashe agende akura imodoka mu nzira, adufashe abantu ko mugumya kwinjira ndajya buri wese asheka munyega moze kugira ngo tuze kwanzika iki gitaramo buri wese wese mu mwanya we
ducunguza uburyo umwete muramudufashije. Mwamure mikrofone neza. Ariko wambaye neza papa. Thank you. Hallelujah. Mwiriwe neza. Muraho. Kristo akuzwe. Uduha Kristo kugira ngo atubere impano iruta izindi. Uri itangira ry'ubuzima bwacu kandi uri n'iherezo ryabo. Tukweguriye ibi birori guhera nonaha kugeza dutashye. Wowe ubwawe turagusabye kugira ngo twemerere we wabanye natwe kuva mu gitondo kugeza nonaha, ubane natwe kugeza ku mugoroba, ubane natwe kugeza mu mataha, kandi ube muri ibi birori Data wa twese. Tukwegura ibikorerwamo byose, ibiganiro byiza, umwanya w'ubusabane wo kurya no kunywa, byose turabikweguriye kugira ngo abe ari wowe uyobora, kugira ngo abe ari wowe uhaba, byose bibyo wo guhesha icyubahiro. Tugukomeye mu mashyi tukwakira, tugushimira ibyo ukoreye muri iri teraniro ryiza mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Twese tuvuge ngo amen. Hobe w'iburyo n'uw'ibumoso umwifuriza umugisha w'Imana. Umubwira ngo ndakwakira muri iki gitaramo, umubwira ngo uri mwiza, umubwira ngo uri mwiza, urasana Imana, urasana Imana yishime. Hari abantu batabaruka kubwira iryo jambo rimubwira ko ari mwiza, umwibutse kandi ko asana Imana. Bwira mugenzi wawe ngo urasana Imana. Thank you. Wait. Tugiye kwakira umukozi mugeni. Are you ready? Muriteguye turakire. Uyu munsi ndaza kwitonda, ubu nitonze ntako ntagize. Yemwe bambaye muretse. Hano hari amakupure hano afite courage cyane. Aha. Ari kurindwa mubi. Bagira ngo badushakire akaririmbo cyangwa agapiano bakoreho cyangwa agasaxophone hagiye kuba ibintu bikomeye ahangaha. Uyu ko ari kwayura ndagira nte. Abana mwabagaburiye.
Thank you, Sasa family. Muriteguye kwakira umukwe n'umugeni. Muriteguye kwakira Mbabazi na Japhet. Abantu bahitaye bavuga yes. Yes. Let's go. Ongera kafarime saxophone. Hagarara muri hariya hepfo ya. Abakobwa mumeze neza. Murabona iriya ndirimbo yitwa We So Beautiful in World. Ngo uri mwiza cyane iyo wambaye umweru niko baririmbiraga Mbabazi. And she's so beautiful. Japhet yarakoze cyane guhitamo umukobwa mwiza nk'uyu. Inzobere nziza, misaya myiza itagombera umuseno. Mwamuhaye amashyi. Basore bacu tuzibita n'abakazana, mwaduhaye amashyi. Bakazana bacu, murahari. Zaina, how are you? Konshore, how are you? Sando, how are you? Abandi ntabwo bahari. Jani, where are you? Where is she? Our beautiful Jeanne, we love you so much. Tugiye kureba muhagaye hano abakobwa inyuma ya Mbabazi mwese. Mbabazi reba hari imbere. Tugiye kureba who is the next
asigaye Uwiteka kandi Uwiteka kandi amina amen. Aha mugire gutya kubera ko babona ko mutari gusenga. Please play kubona abagabo muri iyi minsi ntabwo byoroshye. Mbabazi yarasenze arongera arasenga. Are you ready Mbabazi? Cameraman muri tayari? Ready. Kwa mikrofoni mwikuyeho. Thank you. Nabara gatatu nurangiza uhite utera hejuru. Muriteguye? 1 2 mugende kwicara abaricara hariya abaricara hariya. Thank you. Mbabazi ngende ushaka n'intebe hariya wicareho. Jafet ngende ushaka intebe hariya na Pare mwicare hariya. Pare na Marene mugende hariya. Marene jyana n'umugeni wawe mwicare hariya. Pare namwe mwicare hariya. Umunyegero ko ndagira ngo rero mwifuza ikaze mu muryango wa Nzese Budogo kandi ntabwo dutunguye ntihagire nuza gukongora ngo kubwira ngo twari turi mu bindi bintu nabi twari turi ahubwo twari tubitegereje mwari mwiteguye twari tubiteguye kandi bize neza kuza ku gihe ndagira ngo rero ubundi dusangire ubuki nziza ari intumwa nziza amashira none wow muhumure ntacyo bitwaye. Ibi ni ibinyabazungu bigiye guturika.
Cheers. Usome urese nasome. Usome tugumishe ufatire foto. Murakoze cyane ndani mwicare. Gisiringa mwese nasirimba mwese DJ. Hari umuntu afunze umuhanda witwa LAH 129 Y cyangwa se ya LAH 129 ya mukanya gaza kuba umwanya dusirimbana n'abageni ariko reka none haduhamagariye umukobwa mwiza witwa Karire aze aririmbira abageni nasoza harakurikiraho Happy aravuga umuvugo nasoza turatanga impano memory tayari Karire ari hehe Karire twagiye nguhaye iminota 2 kinyana Atiri wayizanya sense gitira Karire iminota naguhaye ndimo ndayibara iyo boro urayikura mu nzira mana agiye gushukira DJ gaho bafashe muko babikubwiye
Buriya nazi kuheza muranda kane. Jena gutikuheza ntabwo ugiye kuvuga. Jena gutikuheza ntabwo ntabwo tutikura. Rero ndakikura. Iyi ntayo tuzahuye na. Jena murakoze cyane mbonye bamuhaye amafaranga ubwo uraza kuyagabana n'abageni. Happy naze avugo nabanguke. turavugana sha. Ngwino hano hafi patro. Hagarara hariya. Murakoze nitwangira abakunzi Happy Gatabazi. Uyu munsi nifuje kuvugira umukwe n'umugeni ari we Japhet na Mbabazi Lucy. Imyaka 11 na mu mwaka wa 4. Poem, The Miracle Day. Today is a beautiful chapter, written by love, filled with joy. Dear Munyaneza Gatabazi Japhet, my young father, you are a man of strength and heart. Even when I'm far away, you stand closer with me through care and support. I thank you deeply from my soul. You reach me when you shine like diamond in the sky. It's your lucky to be with my younger father. You are educated to love him like how my father loved me. It's many things to talk about you. You are my younger father, blood proof of blood. I wish your home to be full of peace, joy, unity, and sweet love. Amen. Thank you very much. It's your son, my brother. Anga arumugu anga Gereza w'ikinyarwanda. Umuvugo umunsi w'agatangaza. Uyu munsi ni uw'ibyishimo. Ni inkuru nziza yanditswe n'urukundo. Munyaneza Gatabazi Japhet, papa wanjye muto, uri umugabo w'indashyikirwa n'umurinzi wanjye aho ndi ku ishuri. Iyo ndi kure wowe uhorana ibitekerezo byanjye, umfasha ugakomeza ukampa icyizere n'ihumure, wambereye icyitegererezo. Uyu munsi ndagushimira mu maso y'abantu bose. Umwiza Mbabazi Lucy, uraberewe uje mu muryango wacu w'urumuri. Mwembi muzubake urugo rw'amahoro n'urukundo rwuzuye ineza n'impuhwe. Ndabashimira mwese, mureke urugendo rutangire umunezero. Ndabifuriza kuzagira urugo rwiza rwuzuye amahoro, ibyishimo, ubumwe n'urukundo. Urakoze. Yari umuhungu wanyu Irakoze Gatabazi. Gira abakunzi Gatabazi Happy. Urabona ko yarize amarira y'ibyishimo. Umuvuga yavuze mu cyongereza nawe yasubije mu kinyarwanda. Ngaho bahereza izo mpapuro ufate n'ifoto nziza. Yanabaye wa mbere mu muhamashi uyu muhungu n'umunyabwenge cyane. Abantu barize nkanjye mu mpera y'iki. Akande kugasaraba. Ndagira ngo ababyeyi ku mpande zombi dutegura impano.
turahera ku babyeyi ba Jafeti mu gihe bari kubegereza impano zabo. Jafeti nawe hari impano yifuje guha umukunzi we ibanziriza izindi zose, mu gihe ababyeyi bitegura kuduha impano kugira ngo tumuhunga. Nisi waniji yawe basi irakoresha iyo wazana amafaranga gusa utabemeye stroke ahubwo reka muhe wayidi nyine muhino wayidi ntabwo byakora nanjye ubwo nabimvuje noneho nabimvuje ati ntabwo byakora kare kwiga bamarira Thank you so much. Ababyeyi ba Jafeti bagira ngo mukeshure umuzana impano ducunguze uburyo mwete. Yego, mutega amatwi mwumva ijambo rya muzehe. Ibyo ijambo rya mbere baje gushimira Imana, irya kabiri no kubashimira mwese inshuti n'imiryango muba mwitabiriye ubukwe bw'aba bana. By'ukuri rero gatoya Rusi yaransuye, abonye aho ntuye, abonye ko twamwakira nuko tumwishimiye, mwana mukwiye humure, umwana wawe atashye mu muryango mwiza. Ntabwo twebwe tugira urwenya, ntabwo tujya dusetsa gusa, ahubwo ibyo tuvuze tubishyira mu bikorwa. Iyo hagize ikibaye duterana nk'umuryango tukigira hamwe, ku buryo rero ugomba kumenya ko umwana wawe uko wabyifuje uko Imana izabibwira. Kuri rero twamenye ko tubaha dufite byinshi tuzabaha nyuma yaho bijyanye n'ibitekerezo, bijyanye n'imikorere myiza, ariko reka umugaragaro nk'uko bisanzwe tubahe imbuto z'uburyo bwose ziri muri iki gihe nk'uko bisanzwe bikorwa mu buryo bw'ababyeyi mu gihe nk'iki.
bana bacu rero urwanyu n'ibyo kurya ntikahabure kugira ngo mukwiye n'umuryango we natwe twese n'inshuti zose bajye babona ibikwiye kugira ngo niwo muco wacu dusangira ibice byinshi twifuza ko n'umurugo rw'abana ariko bizaba murakoze umugisha w'Imana rero amen Imana ibagirire murakoze cyane reka kire kandi n'ababyeyi ba Mbabazi babe hafi koraho kuri izo mbuto muzehe yego murebe hariya dufata ifoto murakoze cyane pare nabafashe Mamudogo nawe abahereze niyo mpano nayo nuko nayo mukoreho murakoze cyane mbere yuko mugenda nagira ngo pare n'ubundi hari impano abana babateguriye nayo ayizane mugende muyitwaye ababyeyi ba Mbabazi nabo bagejuru baza hano hafi kugira ngo batange impano murakoze cyane bagiye kuyizana biragera hano hafi ariko ndabona yaje mugejuru baje mube hafi muhagarare hano hafi muzehe hano mama hariya aho iruhande rwa Mbabazi hano murakoze cyane DJ aho twasabye mwanaherekeje kugira ngo bashamaze bashimire bashimira ibyo byombi kuko amashuri bakunda byose ijambo rifasha n'ukuvuga rero ntabwo najyaga narabarwaraguritse cyane nkajya ntekereza ko nshobora kuzapfa nabonye uko bw'amazi none Imana irafashije ngo uko bw'amazi hafi nta bindi navuga uretse kumushimira mwana wanjye nakubwiye ko umubare w'abana babyaye ubaye uwiyongeyemo ubundi banarababyaye abana 11 uyu ni uwa 12 mwandize amatwi neza ubu tuzasangira akabisi n'agahiye ba mwana wanjye yavuze ngo ntabwo ibyo tuvuze ngo tubishyira mu ngiro nanjye ibyo mvuze nzabishyira mu ngiro Mbabazi rero shimiye Imana ntabwo nifuza ngo mpfenda aka kanya kuko nabonye n'abandi bantu numva ndacyashaka kuza kubaho rero nzashyingire n'abandi kuko ndashaka gushyingira n'abandi mbaye n'abashyingiye Mbabazi Japhet yazabashyingira mwabyumvise kuko uyu nawe agiye mu bana banjye turishimye nanjye nagira ngo umenyeshe umuryango wa Andrea ko Japhet aba ari umwana wanjye uyu munsi yavuga aka kanya iminsi igenda ishyira ibintu mu buryo reka natwe duha abana izi mbuto nk'uko n'abandi babikoze kandi n'umuco w'ikinyarwanda murakoze cyane dufata iyo foto mumanure bamanure bagaragara egeraho umusore hari impano Japhet yari yateguriye pale we mu gitondo ndagira ngo Yvonne aze kuyituzanira hano hafi ifoto bayifashe yayifashe pale mufashe noneho namwe kandi hari impano babateguriye muzehe na mukecuru ndagira ngo nayo muyakire
turebe hano murakoze murakoze cyane. Ale n'umuryango wawe ndagira ngo babe hafi mwakire impano Jafeti yabateguriye. Mube hafi Mama Shiro na Shiro n'abandi mwakire impano Jafeti yabateguriye. Hari indi mpano bari bateguriye muzehe mu gitondo, ngiyi yabonetse, ndagira ngo mube hafi muyakire muzehe. Ufate ifoto y'urwibutso. Hari nawe hari impano yifuje gutanga, ahita ayitanga sose. Ndashaka gushimira umuhungu wanjye Jafeti. Ni umusore wabaye intangarugero kugira ngo abenshi turabizi, ariko njyewe mfite umwihariko kuri we. Mbonye ko impano ngiye kuguha izaba n'amagambo nawe ubitekereje. Iyo umutungo w'umuryango adamaze kuba ingenzi. Ndamushimira ko byinshi tuziranyeho, ariko uko bisabwa ko abakiriya support y'igihugu Thank you. Uyu ni murumuna we nawe Alpha, niyo mpamvu mubona aje, yaraje no kwakira igifunguzo buriya. Thank you. Umuha iyo mpano, muzehe nabi hafi yakira iyo mpano. Turahita twakira abavandimwe b'Ambabazi bayobowe na Charles Nkurunziza, barakurikirwa na Shangazi. Muzehe najyamo hagati bamuha iyo mpano. Abavandimwe b'Ambabazi bayobowe na Charles Nkurunziza barakurikirwa na Shangazi. Umuntu wa mikrofone adakoresha amasegonda atarenze 30. Murakoze cyane. Ndagira ngo Papa Rusi yegere hino na Mama Rusi, hanyuma na Musenda. umva shaku murakoze. Amen. dufate ifoto. Ngaho murebe hariya dufata ifoto. Ndagira ngo mpamagare Sunday School Kamuhoza, abaririmbanye na Jafeti muri kwari y'abanyeshuri Kinkanga, ndetse n'abantu baturutse Rusatira, kuko mbavuze bakurikirane bacunguje uburyo umwete. Sunday School Kamuhoza, abaririmbanye na Jafeti muri kwari y'abanyeshuri Kinkanga, ndetse murakoze cyane. Abuzukuru muri hehe? mugende musange Imana. Abo bose ni abuzukuru n'abazukuruza ba muzehe. Dufate ifoto y'urwibutso, murebe hano. Abuzukuru murebe hano, bose barasatire Jafeti. Tribe family. Hari intwari za Jam, ab'ingenzi n'umugende n'abahamagaye. Ab'ingenzi, Tribe family, n'intwari za Jam. Ngo mugiye imbere ya kamera se batusore.
murakoze cyane abinginzi bamwe barajya iburyo abandi ibumoso ifoto iri mu mama twayifashe abantu mpamagara ntibaboneke ntabwo ndi busubiremo murakoze murebe hano dufata ifoto Israel arabikora neza ndabizi hari bashiki ba Jafeti babe hafi buri cyane na buri bavuga inshuro nyinshi niba muhari mugende mutanga impano bashiki ba Jafeti babe hafi intwari za Jamu babe hafi bashiki ba Jafeti babanze uri mu ifoto abatari mu ifoto bajya ku ruhande please museke musimayiringe murakoze cyane dukurikizeho intwari za Jamu turakurikizaho Isop family cyangwa se Isop choir hakurikiyeho unit it's okay Isop plus unity nta kibazo muraza kutubwira abanyamirimo babanze abanyamirimo tugire vuba byari umugore mwiza urabona ko nawe ari mwiza abanyamirimo bajya iburyo abandi banyamirimo babanze Famille Jean-Claude barakurikira Israel fotora kama mudogo na bashangazi bafite impano nabo bagende hariya dushyireho ifoto kama mudogo na bashangazi Famille Jean-Claude baje Famille Papa Yvonne murakoze murakoze cyane Famille Augustin Famille Papa Yvonne Emmanuel Mugisha turakurikiyeho Famille Munyakayanza ndetse na Famille Papa Keona babe hafi batanga impano Famille Munyakayanza na Famille Papa Keona Israel Famille Papa Keona nabo baje murebe hano murakoze haje undi mukobwa mwiza mushyiremo nawe thank you Papa na Famille bamwe barajya iburyo abandi ibumoso dutanga impano tunafata ifoto y'urwibutso ndabona na Daniel arimo uriya ngo na Famille y'imbere cyane urebe hano muraseka neza mwese usibye Daniel urakaye
n'ubundi asanzwe abishyira amafoto mu mihanganire. Murakoze cyane inshuti za Jamu, ngaho nimuze. Urubyiruko babanza barufotore, yewe Israeli we fotora bariya, siko mu rubyiruko ari uzakura umugeni. Turebe hano. Sawa. Inshuti murakoze cyane. Turakurikiza kwa Jovayire ya Kamuhoza ariyo Mbabazi aririmbamo. Inshuti babafotoye muri beza rwose, murakoze. Akurikiraho n'ababyeyi, umwe ajya iburyo undi ajya ibumoso. Ufata iyo foto bombi, murakoze cyane. Abanze bari ababyeyi Jovayire bakomeze. Murebe hano dufata ifoto. Murebe hano dufata ifoto. Thank you. Jovayire, murakoze. Bamwe bajya iburyo abandi ibumoso. Dufata ifoto y'urwibutso. Waje kunzanira phone yanjye iri kwabe hano. Israel abashiremo. Ntabwo babyemera ko nuwara telefone itari yanjye. Ikinyumvira muri mugoro mwaje. Murakoze. Abavandimwe b'Ambabazi bagejuru batanga impano. Harakurikiraho na Jepla isengana na murumuna wa Mbabazi. Murakoze cyane. Abavandimwe b'Ambabazi harakurikiraho na Jepla nabona baje. Nabo jya ku rundi ruhande, ifoto tuyifatire rimwe. Jya hakurya. Thank you. Team B. Team B. How ndabumva Team B. Are you ready? Okay. Twagiye Team B. Mubanguke. Mufunguriye impano. Team B ni abantu bakorana na Jafeti. Umukobwa niwe wakundanaga na Jafeti. Ubwa mbere nabona abayegisi bishimye mu bukwe bw'umuyobozi wawe. Wow. Mutwereke hano amatwi yatwishe. Wow. Berekana bariya. Ngaho mufata iyo foto. Twahimbiwe na kontribisiyo yatanze. Hari abana babasigisha ndagira ngo baze batanga impano. Muze abana muze.
muze muze muze. Murakoze. Murebe hano musimayiringe muri beza. Murasa kubwira Japhet ko mumukunda kandi mumwifuriza urugo ruhire. Murebe hano. Murebe hano. Ariko akira muyobozi. Wasanga ugiye gutanga inka. Haleluya. Haleluya. Natwe tunezejwe n'uyu munsi twishimiye ubukwe bw'abavandimwe by'umwihariko umuvandimwe wacu umuririmbyi Japhet yatubereye umumaro muri korali, yatubereye umuvandimwe mwiza, tumwifurije urugo ruhire kandi turamukunda cyane. Murakoze cyane. Dufate ifoto. Dufate ifoto. 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 Tuvuge ngo Mbabazi. Thank you. Tukomeze. Nta kibazo, mwifungure nta kibazo. Mfungure, mfungure.
kabisa. Ngejeni nyuma. Ndaje nje kureba aho bigeze. Kayaknya